Bakunzi ba Mbogoodness TV ndabasuje ndabaramukije cyane, ndabifuriza igicamunsi cyiza ku bantu mwese mudukurikiye muri mu bihugu bitandukanye, abari mu bihugu duhana imbibi yaba Kongo, Burundi, Uganda, Tanzania ndetse n'abari mu gihugu cya Kenya, ndabasuje cyane ndabifuriza amahoro y'Imana n'imigisha iva kuri yo. Iyi mukurikirana ni Mbogoodness TV. Njye mugiye kubana nawe mu kiganiro ni Hagenimana Adolphe. Ndabasuje cyane, ndabaramukije cyane, ndabifuriza ku bantu mwese mufite akazi keza, kandi namwe mudafite akazi ndabihanganisha mbabwira ko uyu munsi bishobora kuba byanze ejo bigakunda, nta gucika intege. Uyu munsi ushobora kuba urimo urahura n'ibibazo bikomeye cyane, ariko senga Imana kuko Imana niyo ishobora byose kandi nigenera buri muntu wese ibimukwiriye. Nk'uko bisanzwe rero tugarutse tubagezaho gahunda turimo turategura muri uyu mwaka, nk'uko ari ukuntu twari twaziteguye ubwo twari turi mu gihugu cya Zambia dufite timu, ariko Satani nyine ni umuntu utishimira ibintu byiza. Twari dufite gahunda zigendanye n'intego z'icano zo kuba twasura abarwayi bari mu bitaro, tugasura abari mu magereza, tukareba n'abandi batishoboye tukabageraho. Ariko mu by'ukuri nk'uko twari twabiteguye, ndibuka mu mwaka ushize nko mu kwa 11 twari twabiteguye, ariko Satani nyine arabirwanya cyane kugeza ubwo byafeirinze nyine bikanga. Ariko natekereza uko tugiye gufata gahunda yo kongera kubisubukura uko byasa kose, hamwe no gusenga Imana izabigenza neza. Rero gahunda za YouTube channel yacu nyine Mbogoodness TV, tuba dufite gahunda zigendanye no gusura abarwayi, tugasura abantu bari mu magereza, tugasura babandi batishoboye, tureba uburyo ki twabagenera nimba ari agasukari, nimba ari agasabune, cyangwa n'ayo mazi ku bantu bayakeneye. So muri urwo rwego rero tugomba kugira gute, kureba uburyo ki twakomeza iyi gahunda hamwe no gusenga Imana, ndatekereza bizakunda. Mu by'ukuri rero buriya ngo amaboko atanga niyo ahabwa. So natwe rero tugire uburyo ki twafata iyi gahunda kugira ngo turebe uburyo ki twazajya dufasha bamwe badafite ibyo kurya, badafite ibyo kwambara. Abo bose nabo tugomba kujya tubibuka. So biragatsindwa rero kuba waba ufite nk'imyambaro warujuje imwe ugasanga iruzuye rwose, umaze n'umwaka utayambara, hari abantu runaka bakeneye kwambara. Byiza buriya urareba ukavuga ati uyu mwambaro ntabwo nyibukeneye, reka nkuhereze umuntu. Hari umuntu uba ukeneye akambaro ko nimba ari agashati cyangwa agapataro se, ko kuba yajyana nko ku rusengero runaka gusenga ku cyumweru. Rero biba byiza nk'uwo muntu umwibutse kugira ngo umugenere nk'ako kantu kamufashe kugira ngo agere ku rusengero. Ni byiza rero kugira ngo ustokinge imyenda, ku buryo ufata umwenda ugasanga umaze umwaka utawambara, wenda waranakwanze. Ariko mu by'ukuri biba byiza ko nk'iyo myenda itakikwira ushobora kuyihereza abantu bari aho hanze badafite icyo kwambara, na babandi badafite ibyo kurya. Hari abantu runaka usanga bafite ibiryo barujuje muri stock, ariko bimwe bakanabimena. Buriya ikintu cyo kumena ibyo kurya ntabwo ari ikintu cyiza, ahubwo mwazamureba nimba ari umuturanyi wawe runaka ushonje, ukareba uburyo ki umugaburira, kuko byose ni umugisha Imana iba iri kuguha. Ariko nufata ibyo kurya ukabimena, cyangwa nk'iyo myambaro ugasanga hari n'abayitwika hari n'abayitamo kuyitwika rwose, urumva ni umuvumo ukomeye cyane. Kandi akaba ayihereza nk'umuntu udafite icyo kwambara,
ugasanga abandi nabo barateka ibyo kurya bisigaza bakabimena. Ibyo ngibyo ntabwo Imana rwose ibireba neza. Rero tujye duhugurana kugira ngo turebe uburyo ki Imana yatugirira neza kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Mu by'ukuri rero gahunda za Humble Goodness TV nta zindi twayishinze yubakiye kuri ibyo bintu. Ndatekereza ko ari icyo gihe cyo kugira ngo tubikore kandi Imana izatugirira neza. Muri ubwo buryo rero ku muntu wese uzifuza kuba yaza tugafatikanya, hari nimero ziri kuri screen, yaba iya WhatsApp se cyangwa yo kumbonaho umamagaye. Ndaza kuziba kuri screen. Nka WhatsApp hari akamenyetso ko guteranya wandika 260 ukandika 97 24 19 948. Iyo WhatsApp wambona rwose nta kibazo. Cyangwa se ukamamagara kuri MTN 07 9 19 33. Izo zose wazimbonaho ku muntu waba wifuza ko dufatikanya iyi gahunda. Ni iby'igiciro kandi Imana izaguha umugisha. So dufite na gahunda yuko timu yacu nimara kugera mu bantu runaka tugomba kujyana muri iyo gahunda. Hariho gahunda yuko buri wese yazaba afite na t-shirt ifiteho ikirango cya Humble Goodness TV nk'uko mugenda mubibona kuri screen. Nk'izi t-shirt mu minsi iri imbere nazo tuzajya tugenda tuzibagezaho kugira ngo nawe ube umwe muri iyi timu yacu ya Humble Goodness TV, kandi ni iby'agaciro. Imana izakugirira neza. Rero ndabifuriza kugira umunsi mwiza ku bantu mwese mudukurikiye muri bihugu bitandukanye. Mbifuriza kugira umugoroba mwiza rwose. Imana igomeze ibarinde. Nakagaruka mu bindi biganiro turi kumwe. Nge mwabanye ni Hagenimana Adolphe. Iyi mwakurikiranaga yari Humble Goodness TV. Bye bye.